Muraho neza, mwewe neza, muze kugira umugoroba mwiza. Tugeze kuri rya somo ry'umunsi. Mbibutsa ko tugeze ku isomo rya 10. Bwa mbere twiga isomo rya 9 ryavuga ku kinyazina nyamubaro. Ubu rero tugiye kwiga isomo rya 10 ryo kuvuga ikinyazina ndafutura. Muri kumwe n'ubundi na mwarimu David nk'ibisanzwe kuri YouTube channel yacu yitwa Menya Vuba Ikinyarwanda TV. Ndabakunda cyane rero, mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ndebe ko ibintu mugenda mubyumva neza. Isomo ry'uyu munsi rero n'ubundi uko nari mbibabwiye riribanda ku kinyazina ndafutura. Tugiye kureba uburyo ikinyazina ndafutura gikora, turebe amoko y'ikinyazina ndafutura. Tugisangamo amoko abiri, turaje tubirebe hano hasi. Turebe ishoza yacyo, nituyirangiza turebe n'ingero zacyo. Ibyo niyo by'ingenzi nababwira biri mu kinyazina ndafutura cy'uyu munsi. Ntabwo kiri butware iminota myinshi, ibaye myinshi iraza kuba iminota nk'umunani, ariko nayo ndize itari bugeremo. Ubwo rero twihuse cyane tugiye kubanza turebe ishoza y'ikinyazina ndafutura. Ikinyazina ndafutura, iyo umuntu akubwiye ikinyazina ndafutura wumva iki? Ese umuntu yakikubwiye wenda akaba yaguha nk'interuro, ufite ubushobozi bw'uko ushobora kugisesengura? Twagiye rero dukomeze. Twihuse cyane rero, ikinyazina ndafutura ni iki? Ikinyazina ndafutura ni ijambo rijyana n'izina, ntirisobanure ku buryo bwumvikana uvugwa, abavugwa cyangwa se ibivugwa. Ni ijambo rijyana n'izina, ntirisobanure ku buryo bwumvikana uvugwa, abavugwa cyangwa se ibivugwa. Ntabwo kibisobanura ngo ube wavuga izina ry'icyo, ntiyumve umuntu. Niba ushaka kuvuga nk'umuntu runaka bagakoresha ikindi kintu, nyamara ariko igisobanuro cyatanzwe, ariko bikaba bigoye kugira ngo ube wabyumva. Ubundi ijambo gufutura bivuga gusobanura, kumvikanisha, kumenyekanisha, kugira ngo ikintu ucyumve neza. Reka turebe urugero. Batubwiye ngo abandi bafite umurima w'ibitoki. Abandi bafite umurima w'ibitoki. Urumva ko rero abandi hano bashaka kuvuga ni abantu bashaka kuvuga. Ushobora kuvuga kandi uti undi mwana yatashye kare. Undi mwana. Undi ni ikinyazina ndafutura. Muri make rero ingero ni nyinshi. Ukavuga ngo ikindi gisabwa ni ubwisungane mu kwivuza. Ngo icyo kintu urumva ko ni ikinyazina ndafutura bakoresheje bagaragaza ko ari ubwisungane mu kwifuza. Kuvuga ngo utundi dukobwa, usibye ko udukobwa ntabwo tuba tugira abakobwa, ni akajambo gapfobya. Ati utundi dukobwa twakarabye tumeze neza, ni urugero. Ariko urumva ko ni ijambo, nk'uko bavuze, ni ijambo rijyana n'izina, ariko iryo ntirisobanure ku buryo bwumvikana uvugwa, abavugwa cyangwa se ibivugwa. Abandi bana ni beza, ibindi biti birera, akandi kana karitonda, ahandi hantu harera. Ibyo byose ni ikinyazina ndafutura. Aho uzasanga ayo magambo yose azaba ari ikinyazina ndafutura. Utarajya mu bindi ukabona ni abandi, utundi, ibindi, ikindi, ahandi, iyindi. Ibyo byose ni ikinyazina ndafutura. Tujye kureba rero amoko ari mu kinyazina ndafutura. Ese ikinyazina ndafutura kirimo amoko angahe? Ikinyazina ndafutura kirimo amoko abiri. Dusangamo ikinyazina ndafutura kigufi ndetse n'ikinyazina ndafutura kirekire. Ushobora kwibaza ngo ibyo binyazina ni ibihe, cyangwa se ibyo bice ni ibihe? Ibyo bice ni ibihe? Twagiye rero. Ikinyazina ndafutura kigufi dushobora gusangamo urugero, ukavuga ngo andi mazi aratemba.
ikinyazina ndafutura kirimo amoko abiri, ikinyazina ndafutura kigufi ndetse n'ikinyazina ndafutura kirekire. Nari mbere ku kinyazina ndafutura kigufi. Ikinyazina ndafutura ukavuga ngo andi mazi aratemba, tukavuga ngo nzanira undi mwenda, indi hene, andi mata, undi mugore. Ibyo byose icyo ni ikinyazina ndafutura kigufi. Ikinyazina ndafutura kirekire kigira indomo, indanganteko ndetse n'igicumbi. Bavuga indangasano, hano bakoresha indangasano. Reka tukirebe ikinyazina ndafutura kirekire. Iki kinyazina ugisanga mu nteko nyinshi, kigira uturemajambo dutatu, tugira indomo, indangasano n'igicumbi. Ikinyazina ndafutura kigira kirekire kigira indomo, indangasano n'igicumbi. Indangasano niyo twita indanganteko mu nteko z'amazina, icyo bita indanganteko. Igihe turi gutondagura izina twe tubona icyo bita indanganteko. Iyo dutoragura inshinga dusangamo icyo bita, iyo dushaka uturemajambo dusangamo icyo bita indanganteko. Twatondagura izina n'ubundi tugasangamo icyo bita indanganteko. Ariko ahangaha iyo turi mu kinyazina tugira icyo bita indangasano, kuko iranga isano ry'iryo zina cyangwa se ry'ibyo uri gukora rifitanye. Dukomeje rero, reka twihute ducunguze uburyo umwete, turebe urugero rw'ikinyazina ndafutura kirekire. Ushaka kuvuga ngo abandi bana, abandi urakora a ba ndi, a ba ndi. A ni indomo, ba abandi, ba akaba ari indangasano ndetse ndi akaba ari iki, ari igicumbi. Izindi ni i, za, i, ndi, za ndi. Ukaba wavuga zindi, ukaba wavuga ngo utundi ni u, tu, ndi. Ukaba wavuga ngo ahandi ni a, ha, ndi. Ntabwo ni indomo, indangasano n'igicumbi. Ukavuga mu gihe igicumbi cy'indanganteko kigufi, urugero ukaba wavuga ngo andi mazi ni a na ndi. Ukavuga ngo undi ni u na ndi. Indi nka ni i na ndi. Urako ni indomo igicumbi. Indangasano ntagira ute, ntayo dufite mu kinyazina ndafutura kigufi. Aho uzasanga ahantu handitse ngo abandi, utundi, izindi, ahandi, ibindi, ibi byose bizaba ari ikinyazina ndafutura kirekire. Aho uzasanga ari undi, indi, aho uzasanga ari ikinyazina ndafutura kigufi. Reka rero mbe mpagarikiye ahangaha ku kinyazina ndafutura. Ni ikinyazina rwose cyoroshye, ngira ngo cyumvikanye. Ahubwo mbibutsa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo mbone ko ikiganiro mwagikurikiye neza. Iri somo rero ni ryiza cyane. Mbibutsa ko mbafitiye n'irindi somo rizakurikira tubagize ibinyazina ndafutura byose tubirangije. Nko mu masomo nka 10 nangahe agiye ku isomo rya 10 zaba turi kwirebera ubuvanganzo. Kandi ubuvanganzo ndabizi murabukunda. Tuzajya tuburya mu imbere tubusesengure, turebe ikintu ku kindi gishobora gukenerwa mu buzima busanzwe. Ndabakunda cyane rero, bye bye, ciao ciao.